kagira mubi ubusinishyira uturaso ku mubiri sinara cyandakariye Natubyiyorera ibyo bintu. ariko sima kuki udashaka kunyumva reba kuva ejo kuva nagera hano ntushaka kumvugisha Urumva ushaka ko nkuvugisha iki? Maze igihe kingana iki Kigali? sima kuki udashaka kumva basi impamvu yatumye ibi byose biba Wigeze umpamagara? Isoko yaje i Kigali yarakubonye. ariko urabizi ko ngukunda Ubwo urankunda? Umuntu ufata nka nyoko ni uwo kumenya ibibazo wagize ari uko ugeze aho ugaruka mu rugo. basi mbabarira Ariko umwana urabizi ko nawe ugiye kubyara? Uzishimira umwana wawe nagufata nk'uko umfata? sima ngufata ute koko kubizi ko mwubaha arega umuntu aba afite ibintu byinshi muri Kigali bituma Umwana kureza uri muto kwitaho nguha buri kimwe cyose nari mfite, nihanganira ibitutsi bya so, nihanganira inkoni za so, nkurera nk'uko ndera umwana wawe, sibyo? Umwana agufashe nabi? Nigeze ngufata nabi? basi mbabarira kuko ndabangamiye kubaho udashaka kumvugisha rwose ndumva nta mahoro. Ninde muntu wundi ufite wo kubwira ibibazo byawe? Mbabarira umumbwire. Wabonye undi nyoko se nibura ubwira ibibazo byawe akakumva? Hari indi nshuti ufite yakumva ikagufasha mu kibazo ufite? Umwana ngware ndembe mbure n'umutuzi two kunywa, sinumve na telefone y'umwana wanjye ambwira ngo basi komera mama ndahari. Nakumara ushaka kunyumva nanjye nakabiki. Kigali ni mbi. Kigali ni mbi. Anyeretse ko uri umwana wanjye. Reka nigende. Wanyumvishije. Ntacyo mfite cyo kukumva. Sibibwe n'ibiki kandi none ubu murimo muratongana n'ibiki? Usko mama na nuba ari kwanga ko tuvugana. Akuzize iki se? Ngo ntabwo nigeze muhamagara ngo nta no kumusura. Kutari kumbwira ibintu bitumye umpagarika? Birasa wambabariye koko, wangiriye impuhwe koko, ubuse nzakora iki kugira ngo umpe imbabazi? Cyakora arati reka nkubwize ukuri, niba abantu bose bakoze ibyaha nkawe ari uko basaba imbabazi, singiye kukubeshya. Niba abanyabyaha bakosereza Imana ari uko basaba Imana imbabazi, yewe nta kintu byaba bimaze, kuko n'ubundi umuriro wawe ukirimo abantu benshi. Mbese birasanze isaba nabi, nsaba imbabazi nabi? Wowe zisaba neza. None nkora iki? Ngira ikintu nakora kugira ngo byibura wumve ko rwose ukwiye kumbabarira nanjye nkabohoka ku mutima. Uzi ko ntakiryama? Ntabwo ukiryama, uzwa n'iki kuryama? Nyine hari igihe ndyama najya gufata udutotsi nkahita numva za modoka z'abapolisi kumwe zishyunguta, arya no gushyunguta nkikanga baje kumfunga. Si birasa wambabariye koko, wangiriye impuhwe nanjye nkumva ko naryama ngasinzira niyo byaba ijoro. Maze igihe kingana iki uryama ntusinzire? Ni kuva cyagiye nyine najya kwa muganga napfuye, nyine nkakanguka nibona kwa muganga, ntabwo nongeye kujya nsinzira. Ndumva atari igihe kinini cyane.
wowe umaze iminsi ingahe udasinzira? Njyewe wamaze imyaka irenga 10 ntasinzira kubera ibibazo bya nyoko n'amabanga yose nari mbitse mu mutwe wanjye. Njyewe wazengerejwe nawe na nyoko iminsi yose uzimumaze munzengereza, naryama ntasinzira. Wowe iminsi 2 urumva urambiwe. Ese ubwo urumva ufite uburibwe bungana iki ugereranyije n'ubwo njye mwanyujije? Rati koko ubona ukwiye imbabazi? Uba wumva nakubabarira koko? Se buriya birasa buriya koko na Yuda watanze Yesu, buriya Yesu ntiyamubabariye. Ubu se nakoze icyaha koko cyo kuba nararimbuye isi kugira ngo simbabarirwe koko? Birasa wambabariye koko. ashobora kumva yuko umuntu aba afite ibintu byinshi bimugoye mu mujyi. Ibyo ngibyo akaba ari byo muri gupfa. Umva rero ngiye nkubwira umwari, wijya kwikomplika mu mutwe uvuga ngo utekereza ko icyo kintu aricyo gishobora gutuma arakaye agasohoka gutya. None se ni ikihe kindi kibazo bimurakaje? Hari ikibazo kindi Muri hari amakuru udafite. Amaze iminsi afite ibibazo, afite ikibazo kimuremereye umutwe wenda kumeneka. None se gute mama ibibazo afite abihuza nanjye kutakujyana nishimire? Ntabwo ari wowe, biriya byose bikubwiye kubera umujinya nyine byivanze mu mutwe. Uzi ko papa yabyaye mu gasozi. Papa buriya yarabyaye neza neza, agakobwa kitwa Munyana nagukazi. Akuri muzima we? Muzima se gute? Buri ibyo ngibyo nibyo byamusajije mu mutwe. Ngo papa yagize ute? Yabyaye umwana mu gasozi. Bamumaze iminsi batongana nta kuryama. Wowe nibyo uguyemo utagira ngo hari n'ikindi uzize. Nizera ariko kuri kwikinira. Ndakina se urabona nazana inkuru n'ingi ndimo ndakina. Ngo papa yagize ute? Ahubwo si ibyo bintu uri kumbwira urumva papa yatinyuka icyo kintu. Ngo iki? Se ukunzi urumva. N'imyaka agezemo papa yatinyuka gukora icyo kintu. Urumva ibintu ndi kukubwira ari byo nahimbye se. Papa yabyaye umwana mu gasozi neza, inkuru ahangaha hose mu mudugudu. Ahantu hose unyuze barakubwira guri. Inkuru yabaye ahantu hose. Uretse gato. Ushatse kuvuga ko mama arabizi? Ese urumva uburakara afite byonyine ntabwo akicarana na papa ngo baganire nk'abantu nk'umugore n'umugabo. Ni kare. Rero wowe tuza. Atinyutse gukora ikintu nk'icyo. Nanjye byarantunguye kandi byarambabaje. Ahubwo se uwo munyana ndumva ntari kumukurura neza. Agakobwa kajya kuba nk'ahari. Se kukita agakobwa ni akana gatoni. Umwana mutoya. Agakobwa gatoya kandi kazingirije abagabo. Rero papa yagize atya akagwamo. Kumana. Ako papa igihe yahereye yarushya mama. Rero wowe tuza, tekane, ntugire ikibazo, utita no ku kintu icyo ari cyo cyose akubwiye ngo ugihe agaciro ngo wumve ko ari. Njye nari nagize ngo ari ikindi kibazo wenda dufitanye mama kwanga kumbwira. Kare. Ukuntu bwa mbere nabonye ameze kuriya pe. Ahubwo buriya sinzi impamvu atari byo banje kukubwira. Ariko buriya nawe araza gufata igihe bigusobanurire neza. Ariko tuzi utekane, ntugire ikibazo. Ntibi koko turabyita gute? Wangirimuwe koko. Sinzi impamvu ndi kukureba nkakubonamo Satani. Ufite amahembe rwose. Kandi reka nkubwize ukuri ati niba hari n'undi mugambi rwose wumva ufite ku buzima bwanjye, yewe nushaka ukureho kopi, bisibe mu mutwe wawe ubyirengagize, ntabwo bizigera bibaho rwose. Nayo marira y'ingona yo komeza uyarire, nakubwira iki? Kubera ko ufite ibyo uririra nyine, ni ibyaha byawe nyine, n'ubugome bwawe uri kuririra, komeza uburirire. Hano se ko nta nyoko uhari ngo araguhoza? Nyoko yarasaze nyine kubera ubugome bwe, mbese yumvaga agomba kuntera icyuma nkapfa neza burundu nkava muri ubu buzima. Ariko n'ubundi byose ni handi muraruhira ubusa kubera ko umuzimu wuriya musaza nyoko yishe azamuzengereza, n'ubundi azashiduka yirukanka mu muhanda
na nyabingi z'iwabo zihaguruke zibyuke, zihaguruke zibyuke. Ahubwo nibaza impamvu wowe utabaye umusazi, wagombye kuba nawe uri gufasha nyoko gutoragura amashashi. Abaye muzima erega birasa nyanyanyanyanya, ugiye kuncacarika rero umubwira uti ibintu byose byabaye byose ni mama wabiteye. Mama yaranshutse, nizo mbabazi uri gusaba, imbabazi uri gusaba ni mama yaranshutse. Uraka bebe se ufite imyaka 5, ufite imyaka 12 se. Hakora ati mbwira ikintu ntakoze ku buzima bwanyu. Niki nabimye iki? Niki nabahaye koko? Inshingano nishe nizihe? Urukundo nabahaye n'uruhera ati. none se birasa buriya nkubwiye ko mama ari muzima atari umusazi ho wambabarira. wenda wanyimye imbabazi n'ejo warazinyimye, ariko nagira ngo umbwire ko kuriya gusara kuriya mama ari ibyo yigize. Njye n'ukuri rwose icyo wambwira gukora cyose, niba ari no kujya kumushinja mu rukiko nagenda ngahagarara nkamushinja akaryozwa ibyo yakoze, ariko njyewe ukambabarira. Alo Rugwe, ibintu byakomemba nkwambuye. Hakiya muguzi ibintu byabaye. Uzi wa mukobwa w'inshuti yanjye nakubwira kabita Tony, yaje gusura Karina mu mina amazi ashyushye, ubinduri uri mu rugo niba niwareba umupaka umugongo wose arawutwitse arahiye, ngo wagiye kwa muganga. Karina no yarumbiye yaramuvuye. Mbabara umunyize kap numva ikindi kintu navuze. Aravuze ngo nagahunda yapanze yo kuza kubona n'umugore mu bintu byo gupanga iminsi mikuru, ngo nagakijemo ngagiye mu rugo, ntazava mu rugo, ngo nazongera kuva mu rugo, ngazagwa mu rugo mpaka. Ese nubizika amafaranga nimaje kuyaguha kwera? Uya mfasha rwose, dushaka uyu munsi sinshaka rara. Uje kuza mu rugo mbabare ruze dupange, urumva dupange uko niko twabigenza mu minota ingahe? Ihangane basi neza iminota 30, sibyo? Ndashaka uko byagenda kose, ndashaka ntibirenga uyu munsi, ntibirenga ejo Karina akiri muzima, kuko nonageze none ari kufatanya n'abakozi. Siko n'abakozi batangiye kuzana ibintu ngo bankubite kubera indoro iri mu rugo. Ngeza rwose ayifundiye ari bivuze. Ubwo amafaranga nayaguhaye winzana izindi sababu, ntacyo ngwino mu rugo tubipange neza, ariko uri tayari rwose. Mbabare niyo yaba ari mu nzu ndemera nyisohokemo musange mu cyumba cyangwa mu kingure nijoro musangemo, ariko icyo nshaka ngiye nuko ava kwizima, ngiye akava kuri isi. Mutegereze se wese ngombwa witwaza intwaro, banze tubipange ibindi rabikoranye umugoroba musaka yakabwirwa. Wowe ndamurambe rwose angeza hadodumba ngende none ndamurambe ntanimwe bimwe nabwira ngo none ntuzamuca akaboko, uzamuce guhera ku rutoki kukera ku mave, imifundi kuzikuremo, urumva n'amaso uzashaka uzanzanira ku mushito yanzanira yanyereka uzokomega afite sharugwa no kuri kwimana ibintu nabitinzemo nanjye nabipfiramo. Babaro ntabari nk'inshuti yanjye. Sawa sawa, ndagutegereje. Sawa kabisa, asante sana. Kandi ngiye guhangana nawe, nta nubwo nongera kuryama nk'umuntu ugihumeka. Nishaka nzajya gufunga, nzahere muri gereza, ariko ndanjye nca agasuzuguro cyane, ngo nanjye nzabigenderemo. N'ubundi nta buzima ndimo, nta mibereho mfite myiza, nukubaho nk'imbwa pe. Mujya muhura mbese n'ubundi mujya muhura nyine? Naye nabimenye n'ubundi. Reka nkubwire, niba wumva ariyo tekinike uzanye nshyashya kugira ngo nkunde nkubabarire, ngo kugira ngo nyine ukuntu mbeke ko nyoko ari muzima,
Ibyo ntabwo bishoboka rwose. Domina yaba muzima ate? birasa ku izina ry'Imana ntabwo ari ukukubeshya yarambwiye ngo ni njyewe ngo bazafata ngo we ngo bazi ko ngo ari umusazi ngo ibyaha byose ngo ni njye bizajyaho ngo kugira ngo batazamufunga ngo niyo mpamvu yigize umusazi. Nanjye ntabwo nari mbizi. Nyamara birasa n'ushaka kumbabarira ni ukuri. Uzi ijambo rimwe nakubwira. Mwakinnye nyinshi. Mwakinnye nyinshi. Ariko ndakubwiza ukuri rati. Wahana intambara igeze. Ntabwo ikitanyi izongera gutsinda. Uze n'ubundi ko twatsinzwe. Nyamara nushaka ko byumve mama ni muzima. Yewe mukosa ya mama. Urabona mama wawe ari injiji cyangwa afite ubwenge bwo kuvuga ngo reka yihindure umusazi? Domina nese yari gucikira hehe urukiko na kiriya cyuma yaramaze kugutera? Ni ukuri mama ni muzima. Ni kuri kubyibeshya. Nyoko numvishe ngo utoragura amashashi wirirwa muri mondisi yirukanka. Ubwo buzima urumva yabobamo akabamo ari byo yigira. Mbese nawe utangiye kubona Nyoko ari muzima. Wisuzume neza ubwo bwenge bwawe nawe butangiye gutokorwa, hari akantu katangiye kuzamo. Niba utangiye kujya ubona Nyoko ari muzima, ubwo watangiye nawe gutokorwa mu mutwe. Kuko ntabwo ubwo bwenge Domina yabugira. Nese umuntu wasaze amenya ko yasaze birasa kwambwira ngo ko ari wanyibwiriye ngo ni muzima. Genda ubiganireho nawe. Aho tubu wamana ubu niki koko nakorera birasa ko. Ubu koko ngiye kuzazira ibyaha bya mama kuko yigize umusazi. Sundi ubu bizamenyekana gute? Yemwe baha. Mwaramukanya amahoro. Ni Ludovico. Papa mwari. Ludovico waramutse. Waramutse neza. Yego. Kunzindukiye. Ni ubuhoro. Ni ubuhoro nuko nyine ntangiye kugira uko nigenza reka mbanze nkumva. Ntabwo ari byadanje nuko ntabatembera agira ngo ariko abaturage baramutse. Ludovico kuri kwisetsa. Nta kibazo ko gihari. Ega burya ndakwemera hariko mba numva nshaka no kugusuza nkigendera nkikomereza gahunda zanjye zindi. Uranyemera? Si ibintu bisanzwe. Ariko nawe wa mugabo. Unyemera mu buhe buri? Ariko ntubifata ukundi. Twakunda gusa bumva wikundira umuntu ariko nyine biraho ku buryo bumva wanamuganiriza wanamubitsa nibanga. Wikundira umuntu? Ese ukunda ni ibintu mu myaka urucyashitwa n'umuntu ubwiye ngo aragukunda. Ubwo se nawe bivuga cyangwa hari ikindi kintu gituma uri kubivuga? Iki kise. Hari rarundebana. Hari rari mfite. Ariko kuki utitekereza buri gihirari? None se kuri kundeba ukamanuka. Naje kubwira ko banjye nano byanze. Uri umwari yarayaje. Mwari yaje. Yaje. Yazanye akantu. Kandi se yabwira ndabimenya ko no umuje watsi yaba kana hari se wakarira hehe n'induru ziri muri yaruko. Bamwirukanye. Mama mwari yabishe. Yabaye nkisha. Mama mwari? Ludovico atajya agapfa kurakara uriya mubyeyi. Gusa nyine mwamubwiye iki byagenze bite? Ko nyine nawe yabishyize ku rundi rwego ariko ntabwo rwose yarakwiye kundakarira ngo narakarira n'umwari yaje. Nyine bya bindi yarabimenye. Ibiki Ludovico? Ibiki? Nyine yamenye ko kuriya mwana wamunyana nyine mubereye se.
bakubona uzava ku nzoga ryari koko uvugishije ukuri shake si hari ukuntu mba ntagize wagize ako se ubundi buri waheye turuka hehe ahantu mu inzoga gutyo icyavuga ko ndi umuntu wo mu cyaro izi ngizi zidona zibonye ejo bundi niyo mpamvu noneho uzinywa gutyo no kubera ko uzibonye vuba ntabwo mba nagize ngo zireke ariko uburyo zinkundamo cyo kozi no si mu cyaro hagana hehe Nyamagabe se uburyo ura Nyamagabe uzi ko nanjye mama wanjye ari havuka really waza ariyo mpamvu twahuje umwana rero mu rugo ariko aho bitandukanye ngiye navuye kera tukiri abana batoya nyine nuko nzi ko ari mama avuka ariko nta memory zabo nyinshi ifite nta bintu byaho byinshi nibuka ntabwo mujya kubasura cyane ntabwo duherutse pe kuko n'ubundi barimutse just nuko ari kwivuka gusa numva bari ko babivuga mwese mwarimutse iwanyu nyine no muri famiye unahasigaye twese twarimutse pe nta famiye n'imwe isigajeyo cyane ndumva rero bari kavukira ukavukira ari inaha cyane waye kavukira pe none se ko nta muntu n'umwe wacu numva nziyo wapi pe cyane rero ryo bya Paul Ruwina mama wawe niwe wahariye wo Ruwina genda Ruwina kuno benda kapepe gato yashana ndi umwana muto pe okay none se hirwa boyfriend wawe nawe ni havuka ese burya nawe nyine niho avuka cyangwa niyo mpamvu mukunda cyane nuko mwese muvuka ahantu hamwe ntabyo navuze nta kintu nigeze mvuga si ko witangurwa nkaho ari wabivuze byumvikane nyine ko inaha bose barabizi ariko nyine akomeje guhakana ariko reka tubanze mbabara turebane oya Rodolphe turebane wabihakanye ntabihakanye nyine ngaho noneho hano turi babiri Gakware ntawe uhari mbwiza ukuri uriya mwana wa Munyana ni uwawe ni uwa Gashamura ni uwandi oya ndeba nyamuna ndeba ubimbwira ukuri wihumbaguza na Monica ntawe urimo se reka Monica araheruka se ari i Kigali mwana wa Munyana n'uwanjye ninjye umubyara ariko nabihakanye ndatsemba icyo kintu wacyemera njye kubinyemereye ariko nuko nzi ko uri umuntu inyangamugayo utamvamo Rodolphe gendera ijomba naka jomba naka iki aho ugeze hose mbese wabaye ngo nta mwobo udahisha ivu jomba se nawe nakujombyemo njomba amasa jyewe ndi isahane y'ibiryo ujombaguraho Gakware na Monica bahuje se ko nta wawe urimo hari umwana wawe urimo muri abo ngabo ariko nanjye aho njomba singeje njombi wawe kubyo ajya kuncyurira ngo ni jomba naka sumbikije ibanga ryawe ibyo tubyihore none utangiye kuncyurira nari ndimo nyine ndimo nkugisha inama ndabivuze oya wibivuga kandi wamaze kubihakana ndabivuga kuko umbwiye ijambo ribi mwakaniye no kubikubwira kukwemera no kugira ngo nduke umutima ariko sinshaka umugore wanjye bimenye ahubwo ni service nagusabaga niba hari ukuntu muri bwa bukorikori bwawe wagenda ugatekereza ukajya muri bwa buhanzi bwawe ukantekereza neza byimbitse ku buryo washakira nk'ibimenyetso simusiga bya bindi no mu rukiko umuntu yatwara hanyuma bigaragaza ko uriya mwana wa Munyana atari uwanjye naragenze ndabona ko umva ubundi ngo bagabo barabona yashyize ihene hasi iramusiga ayishyize ku rutugu iramuruma suko nkugishije inama akoso ninjye yakoze amahano Rodolphe uretse ko nakunaniye njyewe ntabwo ushaka kuntereta uretse ko nakunaniye akiki umuntu atakoze ntabwo akwiye kukibazwa mama mwari ni inshuti yanjye iryo kosa sinarikora ariko se mama mwari agize kwihangana kwiye gusanganya umwana amurera nk'uwe kuko ugeretse no kubyara hanze Rodolphe kuko ugenda kwa Munyana murabyaranye wakwiyubashye wa mugabo hanyuma se we yewe ki ndabarawe uri kuvugira mama mwari none se mwana we mubereye se
shanda yishaka kuba impamvu ariko ntabwo ntekereza ko nse abahungu bose banyangawe ko nabakunda bose shaka ko nyine hirwa arihariye. Okay, ndumva ari sawa. None se aracyaba Nyamagabe cyangwa wenda yabashije kuza i Kigali nawe? Shake si icyo kibazo rero shaka mbwiza ukuri kiragoye. Hirwa ni nkaho twazanye i Kigali. Shaka nyine tuhageze urumva twese twashatse akazi just nyine ngiye urumva mbona akazi ko mu kabari. Umuhungu muzima aranabyanga aratsemba aravuga ati ngewe ntago wabushe wanjye ngo gukora mu kabari. Ndambwa se kubona ko aricyo kintu nyine kano kanya tubonye just reka tugira aho dutangirira ariko nyine nyine baze we yasubiye mu cyaro nkuko nabikubwiye. Ngoko. Okay. We nyine afite inzozi ashaka guhera ntago ashaka gutangirira. Ndamukunda ariko nyine sinzi nyine nahe ibyacu ni ukubiharira Imana. None se Mona Lisa uba wumva utarimo kwishuka ko numva umeze nk'umuntu ukiri muri za nkondo z'abana kandi mbona utakiri umwana? No, hiseka. Urabona Hirwa, okay, ni umusore, ni umuhungu, urabizi abahungu ntabwo bajya bapfa gusaza. Urabizi abakobwa dukura vuba. Ejo bundi ushobora kuzajya ukisanga washaje ukagumirwa. Ngo ngo wizeye umusore wagiye mu cyaro ngo ntiwamureka cyangwa se ngo wakomeza ubuzima bwawe ngo ushaka undi. Urumva bitashobora kurangira wicujije. Shake si njya mbitekerezaho pe ariko nyine uko nabitekerezaho kajana nuko nabona reality nyine ukuri mba nkubona. Ariko kesi mva mubwiza ukuri urukundo nkunda uriya muhungu, urukundo nkunda Hirwa. Nzakora ibishoboka nyine turebe ko twabaho nibitanakunda nta wundi mugabo. Hirwa nyine ni Hirwa. Hirwa ni Hirwa wanjye nanjye nguko nyine. Ndabona iby'urukundo rwawe na Hirwa ari amayobera matagatifu. Ugume mu nkundo zanyu. Makasi ari hehe? Shera asohotse hanze ari kuri telefone. Okay. Hirwa nyine. Oya reka nkubwire kira. Tujye ko ataransha inyuma. Uriya mubyeyi uramubeshyera. Mama umwari ntiyabikora, ni umugore wiyubaha, ni umugore ugukunda mugabo utanyurwa we. Reka nzabwo ndamubwira ko wabuze guherwa atari uwawe. Oya reka ibyo. Umwana yamutwise ureba. Hari uwo yatahanye. Hirwa n'uwanjye rwose ningezo nako n'igikundiro ni nk'icyanjye Hirwa. Nose ko cywari umubeshyeye. No kugira ngo umugerekeho icyaha. Nuko nzi ko mama ubu yaba umugabo kagacu radonda hora. Ninde se ariko sikunura umugabo mwiza. Ubona ari nde mugabo wakuruta ku buryo yavuga ngo ngiye kuguca inyuma. Muri karitse ninde mugabo musa. Wase kwa nyima. Cyakora akoze kunyima da ubusima nkugirira ikize. Oya. Ngino nguheruta. Oya ngino nguhe. Oya ngwino nguhe. Nifugira. Ega baramaye buriya ntago nantinga kwita amabanga yose. Nifugira. Ariko bara ntitonda. Uritonda. Ngufashe iki rero. Nyine icyo nshaka nuko washaka uburyo uganira na mama mwari. Ukamwija none mukagira kuri iyo nyine system yuko bavuga nyine ko umunyana twabyaranye. Ukabigera mu gaseko kavuga ati jewe
ugashaka uburyo umubwira ko ubizi neza ko uriya mwana atari iwanjye ko ufite n'ibimenyetso simusiga ko ari uwandeze umuhari umwana ubura se yaba n'uwagashamura yaba uvuga agashamura agashamura we nawe wenda agashamura ntacyo ariko kubera ko ari ukubeshya nabikora noneho burya bamwara arakwemera abantu uramupa se ariko ntayashaka ndagukupa se ubwo ayo magambo ngiye gukoresha uwo mwuka uraba wawuranguye hakuze ubu ngiye gufata ikaye n'ikaramu niga ijambo kuri ndi cyo ngomba aho ngomba kunyura mama mwari uko ngomba ngenda nabirepeta nirebe mu ndorerwamo mama mwa iki mvuga buri kimwe cyose ubwo se ibyo bintu nabikorera ubuntu ndayashaka ndagushakira nk'ibihumbi 3 hey ndayashaka ariko usigaye ubona ukuntu nsa none susara amafaranga ibi bintu mba nisize birampenda izi nzara mba nakoresheje zirampenda amashenete nambara arampenda ibi bisuko birampenda gasambane n'umusambi kakubwe no mu ruhu ako wintu vira ku muryango ubwo binapfuye byose vira mu nzira cyangwa ngiye kwigirira umva amafaranga nkeneye genda umusirimu nkoresha amazi nkeneye amafaranga 100,000 ngo nkuzaniye 5 nimugoroba se none 35 nkazabiguha mama mwari yangarutse shakira 25,000 uyame numara kuyama ayandi uzayama nyuma hari ikibazo Nwese kutaza ngo tujyanirane ngiye kubwiherera byari nisavuga byari byo ibiki se cyagishaka kunyinjiza mu nzu ariko reka nkubaze rudo uraba utarakira n'ibya mbere siko kurabona nabyemera wankinishaga umva yagize ngo yende maser usengeye wabyaye komeje tujye twagira oya cyando ugiyemo nabugira na mumenyeranye sawa Semvira ku muryango ngwira sawa ubwo uragira ngo nsanga ubundarayima aho ngaho winjiye oya umva neza nyine mubwira uko bigenza wagenda muri stock urebe Gisele sibyo umusabe ibipfuko nka 200 n'udupaki tw'imiti nka 15 ngo ikindi wibuke kureba wa murwayi uri muri 6 umuhe wa mutima wagereza mu maso oya ndaza kuza ntinzemo gatoya ndashaka kubanza kuruhuka ibisigaye murabyitaho hagize igihinduka nyine wahita umenyesha telefone yanjye ariyo akasanga umeze neza kuko umeze nk'umuntu wababaye ntabwo nishimye nyine nzi guteze uzi kwifata uri umuntu w'umusore ufatika ukuze ugashyira amarangamutima yawe yose ku muntu ariko we ukabona ntabwo byitayeho waba uzi ukuntu bibabaza kesi kandi ndi kuganira na Mona Lisa ngira ngo urabizi ko mukunda ndabizi pe ibi ni ibintu ntakirirwa mpishahisha uko nakifata kose ariko aho wizi iyo bimukojeje uhirwa iyo bivuze manuba meze nk'aho bari kumvoma amaraso uko avuze iryo zina manumva bari kugenda bamvoma amaraso bayamara birambangamira nyine muri zani karibu kabisa cyane nakoze cyane twari tuburanye nawe rwose uragenda ukiburisha burundu kubera nyine ibintu byinshi abantu baba babigiyemo kwirukanka hirya no hino kugira ngo babyoroshye zo ntabwo babyoroshye kabisa mama rwe karame
Iriwe. Uraho ahubwo. Muraho neza. Muraho neza. Uraho neza. Muraho. Amakuru. Neza. bakwakiriza iki se? Isura ni ngombwa. Washaka se urumva wa Yawe kwivuna. Meze neza rwose, meze neza rwose. Marwe nta kibazo. Ntacyo murakoze. Ariko ni mushyashya muri no rugo. Ni mushyashya ni umuntu nyine ni nkaho nine uriya ni nk'umushiki wanjye yiberanga. Okay. Ngaho rero ngambwira. Ndagushimira cyane rero. Ndagushimira cyane rwose waramfashije wakoze ibintu byose bishoboka. Buriya uzi ko ntaza kukugira. Nukuri ko Imana mba narapfuye. Reka nkubwire birasa. Buriya Domina yaramutse agiye hariya muri Tanzania za Sumbawanga. Nkuko nabikubwiye. Aba yarakurangije. Kandi umupango yarafite kujya Sumbawanga nanjye yarawumbwiye ariko ugiye nkomeza kumwumvisha yuko ngiye ngomba kubikora cyase nkamugirayo. Kuko yaramuka agiye iri kugira nyine agahura n'abandi bantu nyine kuko yarafite amafaranga bagakora ibyo bafite by'abategetsi. Cyasa ngiye warampamagaye urambwira uti birasa mama wawe amereye nabi. Bro, ndakumva pe. Ndakumva kuko ndakuzi niba abantu bakuzi urabizi ko nkuzi. Umuvandimwe mfite. Ariko nanjye rimwe na rimwe ibintu umuntu arisa gukorera ari gihe bindenga. Ariko icyo nakubwiye ihangane komeza umubwire ko umukunda kenshi gashoboka ntucike intege sibyo? Subizi ko muri iyi si ibintu byose no uguhozaho ukagerageza niba ni n'imitoma ukakomeza yongere ku bwinshi like buri munsi ahubwo kugira ngo ucike intege we mwereke ko ntago ucitse intege ahubwo courage uko arushaho kugenda kuri katagushaka we mwereke none kumushaka kurushaho ariko reka mubwira kandi kantu uzamukorera wenda tutarakageraho ngira ngo nyine urabizi ubuzima tubayeho ni gake cyane ngewe nshobora gukunda umuntu rero umuntu wese niba byarampaye ibiki niba byagenze bite ibaza ko ntanitaye ku kuba nywa inzoga kubagira gute n'ubu namusengereye yanyweye yagize ati sometime nanjye nkasomaho kugira ngo byibuza amuhe ibyo byishimo ariko ntabwo mba bikunze kugira ngo byibuza hasi mbona amwenyura mbona aseka ari njye wamuhaye iyo mpamvu yo guseka so rero banibaza ni iki nyine nakora cyatuma mufatisha hamwe bagize ahirwe mwana ahora avuga buri munsi ikintu wakora wowe komeza wongera urukundo sasa ntucike intege. Harimo arashaka ngo umushakire abarozi bagomba kukwica bakaguhita none rero utangira witwarire kugire gute navuga ni ewana buriya kugira inshuti buryo uzagire neza none se ko nabonaga none amafaranga azayaha abandi nanjye rero kumba kuyamukuraho kandi nkanarinda wowe ukanarinda ubuzima bwawe wahora n'ikese cyaho kugira ngo amafaranga yaguhaga n'ubundi isaha yagiye aterura akakuzanira cyago no kugira ukayatsubiza kuri kuri no kugira ukayatsubiza baje kujya gusubiza ariko nta kibazo icya mbere nuko ubuzima bwanjye burokoye kandi nabyo harimo n'ubuvuzi kandi ubuvuzi warabukoze so rero ndagushimira mu bintu bya mbere buriya nifuje kugira ngo tunabonane harimo no kugushimira buriya nama wangiriye yariyo ndibuka ukuntu nari narigize biriya nyine agomba kubikora kugira ngo abone yuko imiti namuhaye ikora bimurinde kuba atajya Sumbawanga nicyo cyari umupango ubundi ndagushimira cyane buriya nzagushimira urakoze ino minsi erega buriya birasaba inshuti yanjye urabizi inshuti yanjye kandi ngewe by'umwihariko imibanire yanjye nawe numva itagira gute nta kintu cyayihungabanya gusa kimwe cyo ugomba kwitondera ni ukugira umuntu n'umwongera kwizera
uramenye iwe na Latifa ntuzamwizere biriya arimo yikoresha no ntuzamwizere nawe ubwawe ntuziyizere kuko hagiye nabwo ushobora kwibeshyera. Iri rero ni isomo rigomba gukuramo rikomeye cyane. Ikindi bariya abantu bazareka bakurikirana amategeko. Rumuriza ibyo nibyo ndibo rwose. Bakurikirana amategeko babafunge. Umva mubwire ubu narabitangiye. Ubu mfite umwavoka wanjye urimo urakurikirana ikirego neza cyane rwose. N'ubwo umukanya arabaje kundeba kuko nkeneye kumuhereza ibimenyetso. Aho kugira ngo ugire imbaraga nkeya no komeza umuvugishe umwereke ko umukunda amuha gifts utuntu twose nyine twumva wakorera umuntu ukunda ivi nifata gukunda. Rega ntabwo ari ngombwa ngo umuntu akunde umuntu namukunde. Hari igihe ukunda umuntu ntagukunda ariko at least ukagerageza ukavuga ati byibuze naragerageje uko bishoboka kose kandi abizi ko bishobora kuzakunda. Bidakunze se? No, bizakunda ndabyizeye. Kandi nawe buriya uzi ko ushaka gusanga nagukunda wenda ari igihe kitaragera cyangwa se wenda never know ushaka gusanga gukunda bari abakobwa dufite n'ukuntu tujye twihagararaho cyangwa se things like that. Mbona nabimenya gute niba nkunda? Kamubwira kandi ari kuzakora. Mfite deal. What a deal? Deal rimwe uzikore usana umukobwa mwe nkaho mukundana umuzane hano turebe reaction ziwe tuzamenya ahagaze. Ubwo se ahise abivamo? Oya ntabwo abivamo none se azabivamo n'ubundi atarabijyamo tuzaturi nko kumutestinga turebe reaction ziwe nazitwaza tumenye niba harimo akantu cyangwa n'akari. Ubwo rero uwo mukobwa niwe ugiye kumucaca. Rero mufite bawe ntabwo nareba mu bantu dusegana batanshishamo ijisho. Urebe mu bashuti bawe sibyo ariko azi wabimubwiye umuteguze mubwire ukuntu niyo ntamubwira ngo ndamukunda ariko abonye uburyo ari kunyitwaraho kwa kuntu nyine mujya mwibemeza ashobora kugiramo akajaruzimo gakeya wenda tukamenya niba nyine hari ibihumekero. Ngiye kureba ikintu cyiza kuri kizamurisha n'umutwe kugeza avuga ati cyiza se kimuruta nta mukobwa uruta abona cyane byashoboka ko nawe ko kumurisha umutwe ntabwo tuzamuhura n'uko twabigenza gute. Okay noneho niwo mumaze iminsi mubana muraraga mugira muti genda ubutekereza akantu keza naza kumukorera nyine nimugoroba mvuye mu kazi nze kuzana nakamuzaniye wenda ntawamenye so kansozi ikoro nari ndimo ndaje sawa good deal. Ako ndanashonje by the way ndi bugende maze kuri hano hari ibimenyetso ndabifite buriya amavideo yo irya nama wangira ukambura tuzafata amavideo ngewe ngiye kuguhibanga urigendera uzafata amashusho n'ibiki byose. Iriya nama nayigendeyeho kamera nyuma rekari mu gitondo nkabyuka nkarwana no kwicara hariya ubugome bwose bankoreraga babukoraga nicaye hariya kamera ibafata ibintu byose. Gusa mu bimenyetso kugira ngo wenda kuko buriya nta wamenya ngiye sinzagaragara muri biriya bintu kuko ngomba kuguma ku ruhande rwabo. Yakogaragaramo n'ubundi ntabwo byakunda ngomba kuguma ku ruhande rwabo kugira ngo batabona ko ari ikintu na kimwe dufite ari gahunda njye nawe dufite. Icyo cyo ndacyemera nk'uko rwose ibimenyetso byo ubishake ubikoreshe kandi bazafungwa. So ikindi rero buriya nanone amakuru ndi guhabwa uyu munsi wa none bari kumbwira ngo ko Domina biriya bintu byose ari byo yikoraga ariko uyu munsi wa none ntabwo ndi guhamya neza 100%. Si Domina koko ni umusazi cyangwa yigize umusazi sinzi imipanga afite kabisa. Ibyo bindekere nabyo nzabimenya. Wamfashije se byura ko we nakwizera. Oya nzabimenya wo mura rwose icyo cyo ukimba. Reka rero reka rero ikintu ugiye kumfasha. Urabona Latifa niwe wabimbwiye kandi arabizi neza. Mwegere muganire ucyo gitekerezo byanze bikunze ushaka uburyo bwose bushoboka mujya kumureba ruhumuriza kandi numenya amakuru uzumbwire ntusubire mu rugo utagarutse kumbwira. Wagiye cyo ndi bukore reka ndavugana na Latifa ningera kuri Domina hamwe ibonana n'amaso
byanze bikuze ndahita amenya ko ari muzima cyangwa se koko arwaye bya nyabyo Urakoze cyane. kandi nanjye ndagenda ariko ngo wahe icyo gisubizo aho ngaho ibyo ndabigukorera ndagushimiye cyane cyane kuko n'ubundi ubishatse noneho rwose akabyerera akazana rwose ukakabisa kuko rwose reka ndaza kuko ngarutse njye kugura ibintu byiza umwari oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze imana irakoze